Nshuti bakunzi bacu tubashimiye ko mudukurikira. Iki ni ikiganiro rinda ubuzima bwawe, ngiye muri kumwe n'izi kazi yake Benjamin. Abakoze subscribe turabashimiye, abatarayikora namwe nimuyikore. Niki mu by'ukuri gitera kubora kw'amenyo kandi niki gitera ibintu bifata ku menyo? Turabashimiye. Amenyo mu by'ukuri reka tuvuge bimwe mu bice byayo biyagize mbere yo kwiga ikiyatera kwangirika. Agizwe n'ibice twashyira mu byiciro bitatu, reka bari byo tuvuga, ibindi wenda bizaza ubutaha. Icya mbere ni enamel, dentin and pulp. Ibi bice uko ari bitatu, igikunda kwangirika ni icyagana inyuma, kandi iyo cyangiritse bishyira imbere, aricyo bita enamel, igice cyagana inyuma, igice cyagana hagati dentin, ndetse no mo imbere cyane. Iyo bitangiye kwangirika inyuma, ubwo biba bizashyira n'imbere, niyo mpamvu ari ngombwa kubyitaho. Ubushakashatsi bwerekana yuko mu kanwa hatuye udukoko turenga muri za 200, kandi duke muri two tukaba dufite ubushobozi bwo kwangiza amenyo mu gihe tubonye ibidutera kuyangiza. Mu makuru dukesha webmd.com handitse yuko bagiteri ziba mu kanwa zifite ubushobozi bwo kwangiza amenyo, ariko mu gihe zabonye ibinyasukari biba byasigaye mu gihe umuntu amaze kurya. Iyo umuntu amaze kurya hanyuma ntiyiborose ngo akuremo ibinyasukari biba byasigayemo, bagiteri zijya kubishaka ngo zibirye, ubwo nibyo binyamasukari nyine. Hanyuma mu kurya kw'izo bagiteri hakabaho gusigara kw'amaside no gusohoka kw'amaside. Ayo maside nayo akagenda akivanga n'ibisigazwa by'ibiryo biba byasigaye mu kanwa, ndetse bikivanga n'amacandwe, bikongera bikivanga na twa dukoko muri rusange, bigakora igisa n'urukuta bita plaque, hanyuma nicyo kigenda kigafata mu menyo. Icyo gisa n'urukuta, bya bindi tujya tubona byafashe ku menyo, biba birimo amaside, ku rugero rwo ayo maside iyo agumyemo ntakurwemo bigenda bigacukura amenyo, ariko bikaba byatewe mu by'ukuri n'ayo maside aba abyihishemo. Ni ukwitonda rero mu gihe amenyo arwara, haba harabayeho uburangare mu gihe umuntu amaze kurya ariko ntiyoze amenyo. Iyo umuntu amaze kurya, hamaze kuboneka nyine icyo gisa n'urukuta cyangwa se izo bagiteri zakoze ibyo tumaze kubabwira, hanyuma amenyo yafashweho na kiriya gisa n'urukuta, akongera akarya ibiryo birimo amakarisiyumu. Ayo makarisiyumu yikorera reaction n'ibyo ngibyo biba biri ku menyo, ku buryo bigenda n'ubundi bikajya ibihomo byihoma. Ku bakunda kunywa itabi bo, ubuvunderi busigara bw'itabi bwitwa tartar bukunda gufatana cyane n'amakarisiyumu, ku buryo iyo umuntu ariye ibiryo birimo kalsiyumu kandi anywa itabi, biba byoroshye cyane kugira ngo byihome ku menyo. Aha tugarutse ku itabi rero, twabura hari kuvuga ko ariyo mpamvu Bibiliya yavuze mu rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 22, ngo mwirinde igisa n'ikibi cyose. Urabona ko ubuvunderi bwo mu itabi bugenda bugatera ingorane, ku rugero rwo ibiryo tuba twariye bigenda bigafatana n'ubwo buvunderi, hanyuma bigatera indwara z'amenyo, umuntu abizi cyangwa se atabizi. Ariko se ni ubuhe buryo umuntu ashobora kurwanya indwara z'amenyo?
Uburyo bwa mbere ni ukuborosa cyangwa koza amenyo igihe cyose umuntu arangije kurya. Ni byiza koza amenyo byibura 2 ku munsi. Nijoro umuntu arayoza kugira ngo akuremo ibisigazwa by'amasukari biba byasigayemo, hanyuma bye kuza gutera ingorane nijoro mu gihe bagiteri ziraba ziri gukora digestion. Hanyuma mu gitondo umuntu aborosa amaze gufata utwo kurya tw'igitondo kugira ngo yongere akuremo andi masukari amaze gushyiramo, kandi kugira ngo umunsi wose umuntu yirirwe adateje ikibazo abandi. Icya kabiri ni ukurya ibyo kurya bikungahaye kugira ngo bibonekemo ibyo intungamubiri zibasha gutunga amenyo agakomera agahangana n'indwara. Ikindi ni ukwirinda icyo bita snacks. Ni utwo kurya twa hato na hato tutagira gahunda kandi twa buri kanya, utwo dusiga amasukari menshi mu mubiri, hanyuma bagiteri zikabona urwaho rwo kwangiza amenyo. Ntitwabura kubabwira gusura muganga ndetse no kwirinda isukari mvaruganda, kuko ibyo byose isukari mvaruganda ni intandaro y'indwara nyinshi, ariko cyane cyane iz'amenyo. Ku bafite abana batoya bakunda kurya amabombo, amashikarete n'ibindi birimo amasukari, bo babisobanukiwe neza. Amenyo abora mu buryo bworoshye. Ni iki gitera isukari kuboza amenyo? Ikurura amakarisiyumu aba mu menyo, hanyuma iyo karisiyumu zigize amenyo zimaze kuvamo, kugabanuka cyane ndetse no gushiramo, nta kindi cyasigara kigifasha iryinyo. Iryinyo rigomba kubora byanga bikunda. Tubashimiye ko mudukurikira rero, tubahaye ikaze mu biganiro byacu by'ubutaha. Imana ibahe umugisha.